This is Maximed TV. This is Maximed TV. Maximed, link up with the world. Ushobora kwibaza uti se kugira ubwoba biteye ubwoba? Nibyo koko kugira ubwoba biteye ubwoba ndetse n'impungenge nyinshi cyane ko ari ibyiyumviro bikuganisha mu kangaratete kashyira mu kaga ahazaza h'ubuzima bwawe ndetse n'abawe. Ubwoba bushobora gutuma umuntu agana mu icuraburindi bitewe no kwihutira cyangwa se gutinda gufata icyemezo nyacyo mu gihe gikwiriye, ariko uhangana nabwo akabunesha ni ufatwa nk'intwari muri uru rugendo rw'ubuzima. Mu buzima busanzwe hari abitwa ko bahaza amagara bitewe no gukora ibintu bisa n'ibidashoboka imbere y'amaso ya bagenzi babo, kandi nabo bafashe umwanya wo kubitekerezaho neza. Ubwoba n'ibyumviro abantu bagira bitewe n'ibyo babonye cyangwa se batekerejeho, gusa hari ibyo abantu bahuriraho byo gutinywa mu buryo bw'indengakamere, birimo nk'umuriro, icyo bita pyrophobia, amazi magari nk'inyanja, thalassophobia n'ibindi bigiye bitandukanye. Nubwo bimeze bityo, ariko byagiye bigaragara ko hari abantu bagira ubwoba ku buryo budasanzwe kandi babutewe n'ibintu bitangaje, ibyo abahanga bavuga ko bishobora no kubagiraho ingaruka zikomeye mu buzima bwabo nubwo abantu bakunze kubana nabo. Ikinyamakuru Litvels kigaragaza ibintu biza ku isonga mu bitera ubwoba abantu benshi. Ku mwanya wa mbere haza kudatunga telefone. Iterambere ry'ikoranabuhanga mu isi ya none rigira ingaruka za hato na hato ku buzima bw'abantu, aho usanga kubaho udafite telefone ishobora kugufasha mu itumanaho wisanga watakaye. Impamvu nyamukuru ziri mu bitera nomophobia cyangwa se ubwoba bwo kudatunga telefone harimo irungu no kwigunga, umutekano muke n'ibindi. Ingingo yakorewe ku bantu 1000 mu Bwongereza yagaragaje ko 66% y'abakoreweho ubushakashatsi bafite ubu burwayi bwo kutamererwa neza igihe badafite telefone zabo hafi. Ubu burwayi ngo si umwihariko w'igihugu kimwe kuko hafi ku isi yose buharangwa. Ikindi kandi ngo iyi ndwara yibasira abakiri bato cyane kurusha abakuru. Indwara ya nomophobia yo kudatunga telefone bikagutera ubwoba. Ku mwanya wa kabiri turasanga indwara yo kwinjira mu rukundo, philophobia. Philophobia ni uburwayi bukunze kwibasira abantu baba barigeze kujya mu rukundo ariko bakababarizwamo bigatuma bamera nk'abazinutswe urwo rukundo. Ibi kandi bishobora no kuba ku bana bitewe no kubona amakimbirane bahoraga babonana ababyeyi babo. Ku mwanya wa gatatu haza gutinya gukorwaho, hafephobia. Umuntu wumvise ko habaho ubu burwayi ashobora kwifata nk'urwenya, nyamara ariko hari umubare mwinshi w'abashobora kwibasirwa n'ubu burwayi cyane cyane barimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore. Abenshi usanga batinya gukorwaho nabo bahuje igitsina cyangwa se bose. Mu buhamya bwatanzwe n'umunyamerika w'imyaka 23 yavuze ko buri gihe ahita yiyumvamo ububabare iyo umuntu amukozeho. Uyu musore ngo mu buzima bwe ahora yibuka inshuro zose abantu bakoze ku mubiri we. Ubu burwayi budakunze korohera ababana nabwo ngo ntibinorohera inshuti zabo kwitwararika ngo birinde kubakoraho. Ku mwanya wa kane haraza ergophobia. Ergophobia ni indwara yo gutinya akazi. Lorna Lienberg yatangaje ko yamaze imyaka 17 akora mu buryo butamworoheye na gato. Igihe cyose yatekerezaga ibyo gukora yumvaga ubwoba bwinshi. Uyu mubyeyi yahiriwe no kubona imirimo mishya ariko ubwoba bukarushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Nubwo yari afite abakoresha beza bagiye bamubera nk'ababyeyi, yakomezaga kugira impungenge z'akazi ke ndetse akagira n'ikibazo cyo gukoresha umushahara we. Ku mwanya wa gatanu haza ubwoba bwo kubona ibintu by'inzaduka, neophobia. Neophobia ni ubwoba buterwa no kubona ikintu gishya, gishobora kuba ibintu bigezweho cyangwa kugera ahantu bwa mbere. Iki cyiciro cy'abantu ngo baba bakunze no gutinya kugerageza kurya ku mafunguro mashya, kwambara imyenda mishya, yewe ngo banatinya kuba bahindurirwa gahunda yabo y'umunsi bagahabwa indi nshya. Abahanga bibaza impamvu abantu bagira ubu burwayi kandi kubona ibintu bishya no kujya ahantu hashya nta ngaruka mbi bigira ku buzima bw'umuntu. Gusa ubushakashatsi buvuga ko ngo guha abana ibyo kurya batari basanzwe barya bibagiraho ingaruka mbi kurusha uko byabagirira umumaro. Indwara ya gatandatu niyo gutinya koga, ablutophobia.
Abantu bafite ubu burwayi usanga batinya koga, gufura no gukoropa. Ablutophobia ikunze kwibasira abana n'abagore. Impamvu itera ubu burwayi akenshi ngo bikunze guterwa n'impanuka zikomoka ku mazi abantu baba barabonye bakiri bato, cyangwa ngo bikanaterwa no kuba ababyeyi babo barakundaga kubaha igihano cyo koga mu gihe babaga bakoze amakosa. Uburwayi bwigeze no guhitana umwongereza witwa Thomas Townsend. Uyu yakoreshaga imibavu myinshi atinya amazi, nyuma umwuka wayo warengeje urugero uza kumuviramo uburwayi bwamuhitanye, kuko ngo yayiteraga ngo agire impumuro nziza hatagira utahura ko atoze. Indwara ya karindwi ni ugufata umwanzuro, decidophobia. Ubu burwayi bukunze guterwa n'ubuzima umuntu yaba yaraciyemo nko mu bwana bwe, ugasanga yarigeze gufata icyemezo nyuma kikamugiraho ingaruka mbi ikomeye cyane. Abarwayi kenshi barwaye decidophobia akenshi uzasanga mu gihe cyo gufata umwanzuro bajya ku ruhande rwemejwe na benshi, majority, bituma bagenda nk'abatazi aho bagana, banyamugiyo bigiye. Decidophobia iyo itavuwe ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ku mwanya wa 8 haraza indwara yo gutinya imirasire y'izuba, indwara yitwa heliophobia. Abantu benshi bafite heliophobia, indwara isa n'itangaje iterwa hanini no kuba bizera ko imirasire y'izuba ishobora gutera indwara ya cancer y'uruhu. Uwitwa Lucy Jeffries w'imyaka 20 yasezeye ku kazi yakoraga ngo kuko kamusabaga kugakora ari hanze, bigatuma igihe cyose ageze ku zuba ahorana igihunga. Indwara ya 9 ni indwara yitwa genophobia, gutinya gukora imibonano mpuzabitsina. Abenshi bakunze kugaragarwaho n'ubu burwayi ni abakunze kuba barigeze guhura n'ibibazo by'ihohoterwa bikabaviramo ihungabana buri gihe batekereje kuri icyo kintu. Genophobia iterwa no kuba uwafashwe ku ngufu agendana ihungabana rikomeye cyangwa yaririnze gukora imibonano mpuzabitsina by'igihe kirekire. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma w'izi ndwara zikomeye kandi zikunda kugaragara mu miryango migari, ni ukuvuga societe, hari indwara yitwa glossophobia, indwara yo gutinya kuvugira mu ruhame. Ubu ni uburwayi butuma umuntu abura uko yifata mu gihe asabwe kugira icyo avugira mu ruhame, bishobora no kumuviramo kwikubita hasi amarabira. Glossophobia ikunze kwibasira abatari bake, ndetse abayifite babura aho barigitira iyo basabwe guhagarara imbere y'abandi, bituma babyirinda ndetse bakanabigendera kure. Ngibyo rero ibyerekeranye n'indwara y'ubwoba izwi nka phobie, ikubiyemo izi ndwara zose nababwiraga. Indwara igaragara nk'ikibazo cyo mu mutwe, aho umuntu uyifite agira ubwoba bwo gutinya ikintu runaka, yakibona akiyumvamo ubwoba atasobanura aho buturutse. Mu rurimi rw'ikilatini amagambo yose afite ijambo phobe abatanga igisobanuro cyo kwanga ikintu runaka, nyamara mu bijyanye n'ubumenyi bwo mu mutwe iri jambo ritanga ubusobanuro bw'iyi ndwara y'ubwoba, aho amagambo menshi aherwa n'iri jambo aba afite igisobanuro cy'indwara y'ubwoba. Urubuga rwandika ku buzima rwitwa Eureka Santé na Psychonet ruvuga ko imyigire n'uburere bwo mu muryango bishobora kugira uruhare mu mpamvu z'iyi ndwara. Runavuga kandi ko umubyeyi ufite iki kibazo cy'ubwoba ashobora kwanduza amarangamutima umwana abyaye. Ubwo bwoba rero nibwo twagiye tubona mu musozo w'amagambo twagiye tuvuga aherwa na phobia cyangwa se phobie. Bumwe mu buryo bwo kuvura izi ndwara z'ubwoba, hari imiti imwe n'imwe yitwa antidepresseur itangwa ikagira uruhare mu kugabanya ikibazo cy'ibimwaro no kutamera neza mu bandi. Iyi miti ariko ihabwa bagize ikibazo cy'imyifatire ifitanye isano no kuba barigeze gusekwa no kuba barasebejwe n'abandi bantu. Indwara y'ubwoba phobie ikunze kugaragara ku bantu benshi, ariko kuba igaragara mu buryo bwihishe bituma hari abayigira ku buryo buhishe ntibashe kumenyekana. Mwakoze cyane kubana natwe. Kuri wowe utarakora subscribe, ushobora kuyikora kuri Maxmed TV, ubundi ukajya ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Mwakoze cyane. Ciao ciao. This is Maximed TV. This is Maximed Maximed, link up with the world.